hano bahita ngo Sunika Simbabara, niyo karitsiye ndimo hano muri Liziyeri, ngo harya tubwire batagira ngo nibyo nihimbiye, muvuga ngo bagire bati ahangaha Sunika Simbabara ni abana babikoraga ariko nabo barabajyanye ku mashuri, ubu bari kwiga. Ahubwo hano bahita muri Mukubite. Muri Mukubite umwice. Sunika Simbabara zagiye ku ishuri, bazijyanye rwose ku ishuri, ubu ngubu zizi imyuga yose nta kibazo zifite. Ubu se nkamwe mukuze noneho turabita iki kabo bari Sunika Simbabara, mwe muri ndazi shashe cyangwa n'abakecuru b'indaya? Muri Yesu harimo amahoro. Yesu niwe wakuruhura, Yesu niwe wabasha kugukiza. Uramutse ute ijambo ry'Imana riratubwira ngo tera intambwe ya mbere, intambwe imwe usanga Kristo, ngo nawe aratera 99 ukameza ukajya mu rusengero, kuko inzira z'Imana nukuri zirenga ibihumbi. Wabona iyo myenda, wabona abakurikiranye Fofo TV show, ndabasuhuje. Uyu munsi twatembereye Liziyeri, umurenge wa Ririma, niho turi. Muri kubona umumama turi kumwe, ni umumama ufite ubuhamya ashaka kuduha. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe, noneho habone kutwibwira. Mwami Yesu, Mwana ishobora byose, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe butarondoreka, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kuri Imana ibasha gufata ibikomeye ukabihindura ibyoroshye. Turagushimiye ko uri kumwe natwe muri kino kiganiro, uri kubane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye Imana twizeye, amena. Mubyeyi turagusuhuje, watangira usuhuza abantu badukurikiranye ukababwira n'amazina. Mwiriwe umuntu wese umurikiranye, nitwa Tuyishimire Kerere, nkaba nubuka mu murenge wa Gashora, Kagari n'Ibiryogo. Nkaba nanjye nshaka gutanga ubuhamya bw'ibyanjye. Yego, no tumaze kumva ko uturuka mu murenge wa Gashora. Inaha Liziyeri wahageze gute? Tangira utwibwira, utubwire muvuka muri abana bangahe. Nyine watubwiye ko ugiye kuduha ubuhamya, uduhe n'ubuhamya bwawe. Inaha Liziyeri kono nahageze, nabanaga na mama twarabanaga na musaza wanjye, ariko uwo musaza wanjye ntabwo tuvukana kuri data, usibye ko tuvukana kuri mama. Mama byagezeho nayigaga mu wa 3 primaire, birangira mvuye mu ishuri kubera ubuzima bubi nyine mama yadushyiragamo, kwigira mu bagabo, bikarangira abagabo bakajya bataha mu rugo, kuko nawe yarerewe kwa nyina, ntago yarerewe, ntago yashatse umugabo ngo babe. Yego, nyine mama nta mugabo yagiraga, natwe twese yatubyaye gutyo mu buraya, atubyara tudahuje papa. Mama wa yari indayo? Mama birangira dutaye mu nzu ya nyina yari amaze gupfa. Mama ahita duta mu nzu ya nyina ajya kwishakira umugabo. Ubwo yabatayemo mu ngana bumute? Ngiye nari mfite imyaka 14, musaza wanjye niwe mukuru, ubwo yari afite nka 17. Musaza wanjye rero nawe yahise ansiga muri iyo nzu, ahita ajya kwifatira akazi ko kuragira inka Igitarama. Birangira nsigaye muri iyo nzu nzi njyenyine. Mukuru wa mama ahita agurisha ya nzu ya nyina we na mama, nanjye mpita ndongotana gutya nza Liziyeri. Ngeze Liziyeri nyine mbona nta buzima buhari, nyine nanjye urabyumva, nahise nkora ibintu byo kuvuga ngo nanjye mbi indaya nk'abandi, nitambi indaya gutyo. Yesu we, wabaye indaya kubw'ubuzima bwari bukunaniye, wari ubuzi ko bigenza ubuzima nyine n'ababyeyi banjye. Nose wabonaga nta kindi wakora kitari uburaya? Ngewe nuko nabuze umuntu ungira inama yo kuba nagira icyo nkora nyine nk'abo mu miryango. Birangira nyine mbayeho gutyo. We ni ukwihangana. Bwaratubwira watangiye uburaya gute, mbese nyine duha ubuhamya. Ngewe kuno natangiye uburaya, nashatse umugabo, nshaka umugabo tumarana imyaka 5 ntaraba indaya.
birangije umugabo tunaniranwa tubyaranye umwana umwe. Umwana mpita musiga iwabo w'umugabo nza mu buraya. Oya, watubwiye ko wageze Liziyeri akaba ari bwo winjira mu buraya. Nyine nashatse umugabo. Nshatse umugabo biranga. Nkomeza uburaya gutyo nyine. Yego. Noho ukigera Liziyeri nibwo wahise ushaka uwo mugabo, bigera aho ngaho biranga. Uyu mugabo we naje inaha naramushatse. Ariko namushatse n'ubundi naravuye hehe aho ngaho mu itongo ryo kwa ba mama. Turananiranwa tanza Liziyeri mpita nkomeza uburaya ariko uburaya nabugiyemo ntarashaka umugabo. Mbere wakoraga uburaya? Nabukoraga n'ubundi mbi wacu. Ariko nta mugabo ndashaka, bigeraho nyine umugabo ndamushaka. Ndagira ngo abadukurikiye nyine babisobanukirwe neza. Wakoraga uburaya uza kubona umugabo, muri ubwo buraya muhita mubana. Mumaze kubana se byagenze gute? Mwarabyaye cyane? Barabanye nyine tumarana imyaka 5. Mu myaka 5 tubyaranamo umwana umwe. Birangira mbona ntago turi kugendanamo neza. Umugabo wanjye akajya mu buraya agataha nkubita. Mbona ubuzima buranze, ndavuga ati se ko mbona abandi badamu baba mu buraya mbona babayeho neza. Ubwo byarangiye nanjye mpita nigira muri ubwo buraya nk'abandi. None se ubwo wajyaga muri ubwo buraya umwana wamusize he? Umwana namuhaye nyirakuru w'uwo mugabo. Ari kwa nyirakuru? Ndumva bitoroshye. None se uwo mugabo ntago yagukurikiye bongere kugushaka, byagenze ute? Uwo mugabo nyine namutaye iyo ngiyo mpita niyizira muri Liziyeri. Ewe ndumva ari urugendo rutari rworoshye. Ubu se n'uyu munsi uracyari muri ubwo buraya? Uyu munsi nyine ubwo buraya nari ndimo ariko ndabona nta n'ikintu kizima kirimo. Uburaya umazemo igihe kingana ute? Ni igihe kingana ute utandukanye n'umugabo? Ni imyaka 3. Imyaka 3 irashize? Ngaho rero duha ubuhamya bw'inzira zo muri ubwo buraya uko byagenze, sibyo? Uburaya nyine nanjye naje mu muhanda nk'abandi bakobwa, nkajya mbona nyine abagabo, nkatora abagabo bamvugishije, tukajyana mu rugo iwanjye, tukavugana amafaranga nyine bugacya, nkakomeza gutyo nyine. Ariko ubu ngubu kubera ko mba numva uburaya bwarashaje, mba numva narabuhaze, mba numva ubundi mba numva nabureba ukuntu nikorerera Imana nuko ubushobozi nanone buba ari bukeya. Utarava muri ubwo buraya ngo tubwire ibyo ngibyo, ni izihe ntambara wagiye uhuriramo uri gukora uwo mwuga w'uburaya? Intambara ya mbere nahuye nayo nageze namaze nk'umwaka cyangwa imyaka 2. Birangira mpuye n'umugabo ntazi, turavugana, tumaze kuvugana arambwira ati tujyane mu kigunda. Tujyanye mu kigunda anteragura ibyuma, izi ni inkovu z'ibyuma, zirika ikamba mu izosi, amanika mu giti. Birangira nsize aho ngaho nzi ko napfuye, ariko ubu ngubu nta kibazo. Ikintu nawe iyo ntambara nagiye Nyamata, banjyanye Nyamata ntazi aho ndi, nta bushobozi mfite bwo kwivuza. Mbona abagira neza baraje baranyishyuriye, banciye amafaranga menshi. Ubu ngubu ikindi cya kabiri intambara mpura nazo z'aha ngaha nuko navuye iwacu ndi muzima, none ubu ngubu nkaba narahuye n'ibibazo byo kuba mbaye sida, ntazi uwayinyanduje. Muri uko kukujyana mu gihuru se bakakuzirika bakaguteragura ibyuma, ubwo se ni bande babimenye bakaza kwagukura? Ngewe nabonye ko nta muntu, kuko ni hano mu ishyamba. Navuye mu ishyamba nyine nambuka kaburimbo ndaza ngeze mu rugo, kuko nakodeshaga hano ku muhanda. Ngeze mu rugo
birangira nyine ndyamye hanze ari nimugoroba, abaturage barahurura, nibo bavugije induru bahamagara abayobozi nyine bazana imodoka ya ambirasi njyana gutyo. Ewe ndumva ari urugamba rutoroshye mu buraya wahuriyemo narwo pe. Komeza utubwire nyine. Uburaya nta cyiza cyabwo nyine, kuko hari igihe ushobora no kujya mu muhanda gutya ugahura n'abasinzi, usanga murarwanye cyangwa nawe wasinda ukarwana n'abandi, ibintu nk'ibyo nyine byinshi cyane, ariko tuba dutekereza ko Uwiteka azabidufasha tukabireka. Ubwo se muri ubwo buraya watubwiye ibibazo wagize, wanduriyemo sida, bagukubitiyemo, reba n'umwana. Ubu se umwana ujya umenya amakuru y'umwana wawe? Umwana we nyine wiwe njya hari igihe mbonye nka 2 cyangwa 3 njya nko kumusura nyine mwongera mwigarukira. Nawe hari igihe aza kusura akambwira ati se mama ubuzima uzabubamo kugeza ryari, nkamubwira ati se nakora iki. Umwana wawe amaze kugira igihe kingana ute? Afite imyaka ingahe? Amaze kugira imyaka 14. Urumva akakuze. N'umukobwa n'umuhungu? Ubu se muri ubwo buraya uri kumuha uwuhe muco koko nimba ari umwana w'umukobwa? Ubu ntago we yazakurikiza inzira zawe? Ye nta muco namuha kuko tutabana. Iyo ubana n'umwana ugomba kumubwira ikintu wenda mwegeranye, ariko nanjye iyo ngeze nko mu rugo iwabo ndamwigisha nyine nkamubwira ati ujye usenga Imana kandi ukurikize ibyo nyogokuru wawe akubwira. Njyewe ndi mu bantu mu gihe bundi mubwira ko ndi mu bigendeye ntakambare, ariko sinzi ko byahinduka. Nawe ukwiriye gukizwa ukabivamo, ariko ndi kubona unatwite rero. Ubwo si iyo nduzi uwayiguteye, uzi se w'umwana utwite bimeze gute? Tubwire. Yewe yinda nwite se w'umwana ndamuzi, ariko kubera ko tuba turi indaya ku muhanda, niyo ubimubwiyeho ahita akubwira ngo siwe mugabo wenyine muryamana, bikarangira nyine biretse nyine ukavuga ati nakundi. Ubu ngubu nta kintu na kimwe mfite, n'ubu niriwe nta kurya. Nibwo nari nkibyuka no mu buriri ku muhanda nyine bari abana nibo bampamagaye. None se gute umubyeyi utwite wirirwa umunsi wose utariye? Nk'uwo se w'umwana ntabwo wamwihambiraho? Se mwihambiriye akankubita, ubwo najya kurega hehe? Nshobora kugenda nanjye nashonje namwihambiraho, agasanga arankubise ngo nimumve imbere, nkataha nyine nkaryama. Se mubyeyi uwo mwana uzamubyarira muri ubwo buzima, muri ubwo buraya cyangwa? Nyine ngewe nta kintu na kimwe mfite mu rugo, nta na mituweli, nta n'ikigoma cyo guhekamo uwo mwana. N'inzu mbamo ni ugukodesha, ubu ngubu nari kuzishyura kuri 5, nta n'ijana mfite. Mbonye umugira neza wamfasha nyine yaba ngiriye neza nyine. Ubu inzara iri kundya, nibwo nkibyuka kubera kubura icyo kurya. Nanjye ubwo nari nje mbagana nyine ngo numve ubuhamya mumbwira, urumva icyo tugufasha, ko hari icyo mwamfasha nyine nk'umugira neza wakumva ko neye impuhwe yamfasha. None se ubwo mwana ubu se basi uracyabona abagabo? Abagabo mbabona nanjye sinabwirirwa, n'inzu si yananira, ariko ubu ngubu n'uwongezeho wese arambwira ati reka girayo wa mudamu utatubyariraho. Ubwo nyine nibwo buzima nibereyemo. Yewe ni ukwihangana rwose pe, ndumva uri mu buzima butoroshye, ako se urumva uzaba muri ubwo buzima kugeza ryari? Ko mbona mwegereye urusengero, kuki udakizwa? Ko mu Mana habamo amahoro menshi. Ngewe ikintu gituma najya gusenga ntabwo ari ikindi kintu kirenze. Ndabara ngo si ubu ndajya gusenga nta n'umwenda afite wo kwambara mu bandi bantu. Ngo nimba nari mfite ubwo bujipo bugera mu kibuno, nkaba ari bwo nshyiramo. N'ubu iyo najyaga mu muhanda nwite nashyiragamo ubwo bujipo,
n'aka gapande k'igitenge ni uyu mugore wa Rubega wakanguriye abona ameze nabi avuga ati reka reka nta mubyeyi wambarira. Ubwo rero ntago najya gusenga mu babyeyi nambaye ubusa nanatwite meze gutya. Avuga ati gusa Imana nanjye iyo ndi mu rugo ndasenga pe nkaryama nkasenga kuko mba mbona byarancanze byarandenze nkanasenga ariko uvuga ngo ngiye aho abandi bari nta mwambaro ntaki. Bivuge ko ubonye imyenda yo kwambara wajya gusenga nawe. Mbonye umugira neza umfasha akavuga ati akira imyenda ijya gusenga akira imyenda. Nanjye najya njya naho abandi bari nkavuga ko ndi kumwe n'abantu. Hari igihe naniheba nkigunga nkavuga ati si uko ko Mana njye washyiriye iki ku isi kutanye muri ikibazo ngo mere nk'abandi bose. Bikarangira nyine ngumye gutya. Yewe ni ukuri Imana yo mu ijuru igukomeze kandi icyo usabye Imana wizeye urakibona. Nimba wumva ushaka gukizwa ndumva iyo myenda utayibura pe. Hariho abadukurikiranye bagira umutima wo gufasha sibyo ku buryo n'iyo myenda wabasha kuyibona. Ufite telefone se wenda ube wavuga nimero ya telefone yawe nk'uwashaka kugufasha yabicishaho? Telefone ngira sibo nabambwirirwa nkaburara nkabana iyo telefone nayigurisha nkarya nyifite. Kuko nayo mfite nyine nta n'ikintu mfite. Waba afite ubufasha ubwo ngubwo yabungezaho nazabugushyikiriza ndamutse hari ubufasha mbashije kubona. Wowe udukurikiranye wumva wafasha uyu mubyeyi wakohereza kuri 078 61 11 047. Ni ukuri muri kubibona ni umubyeyi ubabaje ateye agahinda. Nubwo reka twirengagize yuko yaba ari indaya sibyo ariko umuntu ntago ajya gufata umwanzuro wo kuba indaya ari uko yaba afite. Namwe muri kureba uyu mubyeyi ahangaha dufite uri kubona ko ngo hano bahita ngo Sunika Simbabara niyo karitsiye ndimo hano muri Riziyeri ngo harya tubwire batagira ngo nibyo nihimbiye mamuvuga ngo bagire bate. Ahanga Sunika Simbabara ni abana babikoraga ariko nabo barabajyanye ku mashuri ubu bari kwiga. Ahubwo hano bahita muri Mukubite. Muri Mukubite umwice. Sunika Simbabara zagiye ku ishuri bazijyanye rwose ku ishuri. Ubu ngubu zizi imyuga yose nta kibazo zifite. Ubu se nkamwe mukuze noneho turabita iki kabo bari Sunika Simbabara mwe muri ndaya zishaje cyangwa n'abakecuru b'indaya. Ariko Mana birababaje ni ukuri mubye sibyo. Hinduka usange Kristo kuko muri Yesu harimo amahoro. Yesu niwe wakuruhura. Yesu niwe wabasha kugukiza. Uramutse ute ijambo ry'Imana riratubwira ngo tera intambwe ya mbere. Intambwe imwe usanga Kristo ngo nawe aratera 99. Sibyo mubye uteye intambwe ya mbere. Reba wabonye ako gatenge. Reka nkubwire wabonye ako gatenge nubwo ari agapande kamwe ushobora kukamesa ukajya mu rusengero kuko inzira z'Imana nukuri zirenga ibihumbi. Wabona iyo myenda wabona iki? Reka wenda tugusabira ubufasha abantu bakurikiranye channel yacu mwafasha uyu mubyeyi mumfashe tube twamufasha tumubonere imyambaro turebe ko kuko yakerekeza inzira z'agakiza akava mu buraya. Muri kubona namwe umuntu kana gutyo ndi kwizera ko inzira watubwiye waciyemo ndumva nta munezero wigeze uhura nawo uretse inzira y'umubabaro sibyo mubyeyi. None se uwo mwana udafite mituweli koko kuzamubyara ute? Yewe umwana njyewe gusa nyine Imana aho izanshyira niho njyewe mba mvuga ati nzagana. Nta kintu na kimwe mfite nta n'ikigoma cyo kuzamubyara ngo muteruriremo. Ariko kwa kundi Abanyarwanda bavuga ngo wabonye umwana ntabura impetso. Ubwo mubyaye ndi mu nzu nzamuterura muri iki gitenge cyangwa muterurire mu ijipo nambaraga. Imana niba yamumpaye ubwo niko nguko mba mbibarakora. Gusa nibikomera bigakomera nkarara nko kunda ejo nkirirwaho kuko nta muntu mba ndi kwereka. Nta mama ngira nta mukuru wanjye ngira cyane nta murumuna wanjye ngira. Nzaguma muri iyo nzu yanjye mbamo nimba nyirimo narabura yo kuyishyura ngo bansohore.
bigacamo nyine ubona nzamubyara. Ntibinkomerana nabwo nzakomeza kwa muganga, kuvuga abaganga icyo bazakora ni ukumfasha nkamubyara, ibindi bikaza nyuma byo kuvuga ati iyo ubyariye kwa muganga nta mituweli nta n'amafaranga ufite ugumamo ukiberaho muri Kongo nyine ukajya ubakorera akazi kawe paka umwana anakuze. Uko Imana izabipanga niko nzaba. Nose wanyemerera ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, reka kuvuga ko wahera muri Kongo, sibyo? Hariya iyo wizeye Kristo, Kristo akubera byose, sibyo mubye? Nawe wemeye kano kanya ukakira umwami nk'umukiza wawe, ni ukuri Kristo yazagukorera byose. Yewe icyo mpamya cyo nzi ko wizeye Imana ntacyo abura. Nanjye hari ukuntu mba nekereza ubuzima bwose nabayemo n'ubwo ndimo, avuga ati Imana igira uko ibigenza. Hari n'ukuntu tuva nko mu rugo tukavuga ati Imana umfashe mbona igihumbi, kandi uba ugiye gukora ibyaha ntabwo uba ugiye kuyisenga cyangwa kuyishimira, ariko kubera ko uba wayisabye iraguha. Kubera ko baravuga muri Bibiliya Imana yanga icyaha yanga umunyabyaha. Nshobora kuba wenda ndi umunyabyaha, narahereye kera ndi umunyabyaha, ejo nkahinduka nkayikorera, ahubwo bakajya bavuga ati uriya ni wa wundi twari tuzi, uriya ni wa wundi wari warasaze mu muhanda. Nkajya nanatanga ubuhamya. Hari benshi nanjye njya numva kuri radiyo batanga ubuhamya cyane, barabaye muri ubu buzima natwe tubayemo. Nanjye rero icyizere cyo kuba nasanga Uwiteka ndacyagifite, kubera ko na mbere hose narasengaga birangira gutyo nyine nibereye gutyo. Reka tugutabarize, waba ufite 1000 waba ufite 500 yagufasha n'ukuri ukaba wabona n'ikigomo uzateruriramo umwana, kuko ntago byoroshye. Ndi kubona ukuri we pe, ubu si wegereje kubyara? Inda yanjye ifite amezi 7 hafi 8. Nta kigo, nta n'isuruti, nta n'ikigoma, nta n'ikintu na kimwe mfite. Ubu ngubu kuba uri kubona imeze gutya nuko niriwe nta kintu, niriwe ndyamye. Ubu mba nsohotse nyine mu nzu ngira ngo njye aho abandi bari, mba numva isereri nkarukaguzwa kubera kubura icyo kurya, umwana yikina mu nda nta kintu kimwe. Bikarangira mbyutse nyine mvuga ati reka njye n'aho abantu bari. Hari igihe ndyama abantu bakaza kumbyutsa bagira ngo wenda nabyaye, kandi ari ibibazo mba nifitiye byatumye nguma mu nzu. Wihangane mubyeyi kandi ukomere, mu ijuru hari Imana ishobora byose. Turimo gusoza, nta kindi wumva wabwira abadukurikiranye? Gusa ikintu nabwira abadukurikiranye nuko bansengera bakansengera nyine bakansabira ku Mana, ibyo ndimo nkabireka nkajya mu murongo wa Kristo, nkareka ibintu nk'ibi ngibi, nanjye nkajya ntabwo guhamya ahantu hose ngeze mu rusengero. Abadukurikiranye murumva ko abasabye inkunga y'amasengesho yuko mwamusengera akaba yava muri uno mwuga w'uburaya arimo, kandi twebwe twizeye ko Kristo abasha gukura umuntu ahantu habi akamugeza ahantu heza. Reka dusoze dusenga. Mubyeyi wihangane, mu ijuru hari Imana ibasha kurengera abantu, nawe izakurengera nuyemerera ukerekeza inzira y'agakiza, sibyo? Reka dusenge twubwira ati wihangane, Kristo muri kumwe. Ngo Kristo yanga icyaha ariko akunda abanyabyaha. Unyemerere uhindukire uyu munsi cyangwa se ryari. Bantu munkurikira, mumfashe tushakire uno muntu ayo majipo n'ibiki birebire, turebe ko yakerekeza inzira y'agakiza. Hari indirimbo imbwira ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nabo bazagabana umugisha w'Imana, nawe ugerageza ugabane ku mugisha w'Imana. Kandi dusoze turi gusenga. Mwami Yesu, tugushimiye ko wabanye natwe muri kino kiganiro, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye ko wadufashije. Reka urengere uyu mubyeyi Imana, umuhe ibyo akeneye byose, kuko uri Imana ishobora byose. Uri Imana igibasha kuremera abantu. N'uyu mubyeyi muremera Uwiteka, wamuha ibyo azateruramo umwana, wamuha ibyo yakambika umwana, nawe yaterura nk'abandi babyeyi. Ni ukuri yashyira imugongo, yaheka, kuko uri Imana ishobora byose. Muremera igitangaza
igitangaza ni ukuri nawe yahindukira akava mu byaha mu byarimo akamamaza izina ryawe. Reka umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo tubisabye Imana twizeye, amena.